nongeye ngo ikaze kuri Peace Valence Official. Uyu munsi rero turi mu karere ka Karongi aho umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame aho yagiye kuvuga imigabo n'imigambi yiwe. Dore ibyo rero yemereye abanyarwanda bigera ku 10 byose akabibwira abantu batuye mu karere ka Karongi, ndetse akababwira ko bigomba kuba mu myaka 5 naramuka atowe. Umukandida rero chairman akaba ari nawe wari umaze iminsi ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame rero akaba yabwiye abanyarwanda ko u Rwanda ruvuye kure mu myaka 30 ishize, kandi rwabashije kwiteza imbere kandi rufite n'ahandi rugomba kugera kugira ngo n'abazaruvukiramo mu gihe kizaza, mu gihe cya kera, bazavuke ari u Rwanda rukumbahayemo amahoro, umutekano ndetse n'ubwiza n'iterambere. Uyu nguyu mugiye kubana rero mu makuru ni Peace Valence. Ikintu ngusaba no gukanda subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo abari nk'inkunga uduteye biraza kuzajya bigufasha kuzajya ubona amakuru yacu ya buri munsi dukora kuri no YouTube channel. Ngo ikaze rero mu karere ka Karongi. Aha ni mu karere ka Karongi rero nk'uko nimbikubigiye, aho umukuru akaba na chairman wa FPR Inkotanyi aho yari yagiye gutanga imigabo n'imigambi yiwe. Saho ngaho gusa turi buze kugarukira kubera ko turaza kuvuga ku bandi bakandida, habamo Dr Habineza wa Green Party ndetse na Philipo Mpayimana wigenga, ukaba n'umukandida nyine wigenga, nabo turaza kubagarukaho ndetse twumve ibyo bagiye babwira abanyarwanda ndetse n'ibyo bateganya kubakorera mu myaka iri imbere cyangwa se mu myaka 5 manda igiye kumaraho. Reka duhere ku mukandida wa FPR Inkotanyi chairman Paul Kagame. Akaba rero yabwiye abanyarwanda ko u Rwanda ruvuye kure mu myaka 30 ishize kubera politike mbi yari iriho yo kubwa Habyarimana, ndavuga 1990 no kumanura mbere yaho, mbere y'uko itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ugera kugira ngo indege ya Habyarimana ituritswe iri mu kirere ubwo yataga mu gihugu cy'u Rwanda avugiye mu masezerano yarusha, igahita iraswa igashyirwa hasi. Ni nabwo rero jenoside yakorewe abatutsi yahise ishyirwa mu bikorwa, iratangira mu gihugu hose, abatutsi batangira kwicwa. Gusa FPR Inkotanyi zaje kuhagaragara icyo gihe yari RPF Inkotanyi, zaza zikora ibitangaza, zirokora abicwaga ndetse abakoraga ibyaha bamwe barahunga, bamwe bakwirwa umushwaro, abandi barafatwa batabwa muri yombi bajya guhanirwa icyaha cy'ubwicanyi bari barimo barakora. Paul Kagame yavuze ko u Rwanda kuva rwafatwa guhera 1994 hano mu kwezi kwa karindwi kugeza ubu ngubu u Rwanda rwakoze cyane kugira ngo rugere aho rugeze, ndetse bigomba gusigasirwa n'ubuyobozi bwiza bugomba kuzaguma kugeza igihe isi izarangira. Nibizarangira koko hakagumaho ubuyobozi bwiza urinda amacakubiri, intambara ndetse n'amoko. Akavuga ko rero u Rwanda rugomba kuzaba u Rwanda rukungahaye ku mahoro n'umuco ndetse n'iterambere rirambye. Avuga ko iyo hari umutekano mu gihugu ari ibintu byinshi bikorwa kandi bikagenda neza. Paul Kagame avuga ko u Rwanda muri systeme barushizemwo rugomba kuzaguma rugendera muri no systeme kugira ngo amahoro no kwiteza imbere kw'abanyarwanda n'ubumwe n'ubwiyunge bigumye bisakare. Paul Kagame avuga ko abahungiye hanze ari inkozi zibi atazigera abagirira impuhwe ndetse ngo ajye kubarwanaho mu gihe barimo baricirwa muri ibyo bihugu bagiyemo. Paul Kagame avuga ko hari igihe kigera abahunze nabo bakamererwa nabi, naho bagiye ugasanga amavangura yuko ari abanyarwanda araje, ugasanga batangiye kubicira ku mihanda ndetse banabatwikirayo. Paul Kagame avuga ko atazigera ajya kubarwanaho kubera ko bahunze ibyaha bakoreye mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo abahunze mu gihugu cy'u Rwanda bakagenda bagashaka no kongera gutera igihugu cy'u Rwanda cyangwa kuruvuga nabi. Avuga ko aho ngaho atazigera abagirira impuhwe kandi bazashiduka bari gukubitwa batazi ikibakubise. Ibyo ngibyo akibivuga amashyi ati kaci. Abwira abanyarwanda ko abijeje umutekano ndetse kuryama bagasinzira bakumva ko nta kintu na kimwe cyakomanga ari ibintu bagomba gushyira imbere. Paul Kagame avuga ko abana bazavuka nyuma y'uru rubyiruko bagomba kuzavukira ahantu heza ndetse bakaza basanga amashuri ameze neza, ubuvuzi bumeze neza ndetse n'akazi kabo gahari. Paul Kagame avuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kurwana n'ubushomeri rufite kubera ko
u Rwanda n'ubushomeri rufite ari cyo cyerekezo kizatuma u Rwanda ruramba ndetse n'abashomeri n'ubukene bukagabanuka mu gihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame avuga ko kwihangira umurimo nta kuntu bisa, aho udategereje akazi ka leta, cyane ko hari igihe imyanya iba yaruzuye ugasanga bamwe nta kazi babonye. Ibyo ngibyo bikaba intandaro yo kugenda avuga ko mu gihugu cy'u Rwanda nta kazi kaba ndetse nta n'amafaranga ahaba. Paul Kagame avuga ko icyo uzaba cyo ugiharanira kandi ugishakisha ukiri muto. Niba ushaka kuba imbwa urabibiba, niba ushaka kuzaba umugabo nabyo urabibiba. Bivuze ko rero icyo uzaba cyo ni wowe ukigena mu gihe ukiri ku isi y'Imana ugihumeka umwuka w'abazima. Paul Kagame avuga ko akanya gato umuntu agomba kubaho agomba kukabyaza umusaruro kugira ngo n'abazamukomokaho cyangwa se n'abazakomoka muri icyo kintu azaba yarakoze bazavuke bavuga ati kanaka yakoze akazi keza. Ngo ntako bisa gupfura intwari, nta nuko bitagayitse gupfa ufite umugayo. Paul Kagame avuga ko gupfura intwari bituma n'abawe bagendera kuri ibyo bigwi kugeza iteka ryose. Yongeye kwibutsa abanyarwanda ko bagomba kuzamushyigikira muri iki gikorwa. Yibutse ko tariki ari 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024 abaturage bari bahitabiriye bakomye amashyi bavuga ngo ni wowe perezida wacu, ni wowe tugomba guhitamo, ni wowe Imana yatuzaniye, ni wowe wakuye igihugu mu makuba ndetse ukabasha kugiteza imbere. Ubu ngubu ubuvuzi, kuba mu mabati, waturinze nyakatsi. Baririmbye ibintu byinshi cyane byo kumushima kandi koko yakoze akazi keza kandi katoroshye. Umukandida rero Chairman Paul Kagame yabwiye abaturage bari bitabiriye aha ngaha babwira ko ibyiza by'abanyarwanda biri imbere kurusha ibyagezweho ubu ngubu. Avuga ko gukora cyane, kumvikana kwabo no gushyira hamwe kwabo bigomba kuzabakurikirana iteka ryose, bagakuraho iby'abakurambere babo bari bararemye, amacakubiri bari baragendeyemo, ndetse nabo bazaba abakurambere bakaba abakurambere baremye icyizere, amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame arababwira ko nta kintu na kimwe kizongera guhungabanya abanyarwanda, kizongera kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ari byo byakozwe kandi bigomba kugenderwaho, dore ko umutekano waba mu gihugu imbere ndetse n'inyuma mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano wakajijwe. Perezida Paul Kagame avuga ko nta muntu n'umwe, nta gihugu na kimwe, nta n'ikintu icyo ari cyo cyose kibaho ku isi gishobora guhangara umutekano w'abanyarwanda. Paul Kagame avuga ko ibyo ngibyo babiharaniye ndetse babikorera cyane kugira ngo ibi ngibi byose bigerweho nta muntu n'umwe ubyivanzemo. Paul Kagame rero abwira abanyarwanda ko ibi ngibi kugira ngo bigerweho ari akazi katoroshye nyine bakoze, ariko biza kugerwaho bitewe n'uko iyo wakoze ikintu nyine wagifokasize cyangwa se wagishyizeho umutima nyine ari ikintu gikunda kabisa. Akaba ariyo mpamvu nyine ibyo ngibyo byose ubona nyine byaje bigahita bikunda. Ngayo nguko rero nuko nguko nyine zari zestaye, nuko nguko byari bimeze nyine. Ni Peace Valens nkuko nabikubwiye, iyi ngiyi ni Peace Valens official. Muri kumva ikintu cya mbere ngusabye ni ugukanda subscribe yaboneka kugira ngo ugumye urebe n'ayandi makuru. Ndagushimiye cyane, Imana ikurinde kandi iguhe ibyo kurya, ubuzima buzima, amafaranga ndetse no kubaho wishimye. Uyu nguyu ni Peace Valens official. Ntaragenda nkwibutse ko tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024 harabura iminsi igera kuri 14, dore ko uyu munsi ari umunsi wa mbere twinjiye muri uku kwezi kwa karindwi. Harabura iminsi igera kuri 14 yonyine kugira ngo tugende dushyigikire umukandida wacu wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Ndagushimiye cyane rero, twabanye nyine. Niba turi kumwe mu gipfusi unugere muri comment utavuga ati oye turi kumwe, kandi niba ushyigikiye FPR Inkotanyi urifate nk'ishyaka rizakora akazi kadasanzwe ku buryo byakoze mbere ndetse rigomba kuzashyigikira abanyarwanda aho bava bakagera. Uyu nguyu nta wundi rero ni Peace Valens official. Kuri YouTube channel ni Peace Valens official. Nyaboneka ugende ukanze subscribe ndetse nihaza n'inzogera uyikandeho kugira ngo n'ayandi makuru akomeze kugenda aza ugende uyabona gatanu kuri gatanu. Ndagushimiye cyane. Ushaka kwamamaza rero watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri Facebook ni Peace Valens official, kuri Instagram ni Peace Valens official ndetse na TikTok ni Peace Valens official. Aha ngaha tukabasha kugusakariza ndetse tugakora byinshi, ukabasha kugera kure n'ibikorwa byawe bikabasha kugera kure. Ndagukunda cyane, Imana ikurinde kandi iguhezagiye, ikomere ibyo kurya, amafaranga, ubuzima ndetse no kubaho wishimye mu muryango urambye w'abanyarwanda. Kubaho ufite umutekano nicyo cya mbere, kubaho ufite iterambere nicyo cya mbere. Nyaboneka ibindi byose biza ari nyongera.
iyo ufite mu mutwe afungutse ntacyo utageraho. Ayo ni amagambo y'umusaza wacu. Nushaka kuba imbwa uzaba imbwa, nushaka kuba umugabo uzaba umugabo. Iryo jambo nurishyira mu mutwe ukarigenderaho bizagufasha cyane, ndetse no kuva aho uri ukabasha no kugera ahandi.